umva ukuri. Amadini yose ntabwo azavamo umugeni. Umugeni wa Yesu ntufite kwizera nk'ukwa Yesu. Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 12. Aho niho kwihangana kw'abera kuri. Bitondera amategeko y'Imana bakagira no kwizera nk'ukwa Yesu. Abitondera amategeko y'Imana bafite kwizera nk'ukwa Yesu, abo nibo mugeni wa Yesu. Umva ukuri. Abantu benshi bagira imyizerere itandukanye, suko bivugwa. Ibyanditswe byera mu gitabo cy'Abefeso igice cya 5 umurongo wa 4 haravuga hati: hariho umwami umwe, hariho kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Kwizera kuriho ni ukwizera nk'ukwa Yesu. Idini ridafite kwizera nk'ukwa Yesu ntiryitondera amategeko y'Imana, nta mugeni rigira. Umva ukuri. Yesu yaravuze ati: mu minsi y'imperuka umuntu wese azaba avuga ati dore Kristo ari hano, undi atari hano, undi atari hano. Umva ukuri. Aho hose ntimuzajyeyo. Abafite umugeni wa Yesu n'abitondera amategeko y'Imana bakagira no kwizera nk'ukwa Yesu. Umva ukuri. Twitondera amategeko y'Imana tuyoboke kwizera nk'ukwe. Umva ukuri.